duca mu bihe bitugoye, duca mu bihe biturwanya, duca mu bihe bitunaniza kugera ku isezerano, duca mu bihe ariko nta kindi kintu na kimwe gishobora kugutsindishiriza ibyo bihe uretse kuba wibitse n'ikintu kimwe, umugambi w'Imana ku buzima bwawe.
ijambo rikumva usiko waryumvishije n'irindi ry'usomero wararyumvishije ariko sinona rwinshi rero ndaje nanjye kubwiriza umwuka w'Imana ndagira ngo usome uwo murongo ego Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose koko nabo aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko arabyina hasigaye umuhererezi ariko arabyina ari mu bihe kubera iki Yesaya we yakuyeyo abana yumva ko bari mu bihe byiza byagombaga kumurikira Imana kuva kari hamwe undi ari mu bindi bihe nawe bimugoye ariya aravuga ati ariko ibi bihe Mana uzabihuramo ryari Yesu ashimwe cyane aha ari mu gitaba nawe afite ibihe ariko udafite ibihe hari icyo Imana yamuvuze Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose nabo aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko arabyina Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko mutari bujye kurya ataraza baje tegereze hano umva Samweli ukuntu yabwiriza ibintu hano byari bimaze guhindura isura kuko ibihe Dawidi yari ariho Imana yari imaze kumuhishurira ko ibihe bimugoye agiye kubiva Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane haleluya 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 bwira mugenzi wawe utiye bikugoye nta kindi cyane gukuraho uretse ubwami bw'Imana ufite mu buzima haleluya apana mama wawe kuko hano turareba Yesaya arimo adashaka gutanga Dawidi kandi ari umwana ashaka ngo agume mu bihe by'ubutama agume mu bihe bimugoye agume mu bihe byo kutagaragara mu bantu Yesu ashimwe cyane reka baze mubwire hari igihe n'ibihe bikugeraho ukumva ariko cana impamvu byose ni ikibazo kubera ibihe niko bimeze ariko ikintu babwira cyo igishoboye ni uko muri wowe habamo umugambi w'Imana Samweli abwira Yesaya ati mutumire kuko mutari bujye kurya ataraza ubu ikintu cyabaye ngo mutumire kuko nta kintu kijyanye no kurya ntitwategura icyo kurya ntabona ataraza kubera iki umugambi w'Imana wari ugejeje igihe cyo kumukura mu butama ukamugeza imbere y'abakomeye Yesu ashimwe cyane nta kintu kiri bukoreshe ujya mubona n'umugambi w'Imana wageze ku mukobwa cyangwa umuhungu hari imiteguro iri hano kujya kubyiruka imwe byageze kubera umugambi w'Imana utarasohoka ibintu byo kurya by'ibintu Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe haleluya 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 Samweli abwira Yesaya amubwira nushaka muzana njyana kuko nta kintu na kimwe kiri gukurikiraho kuri abo batatu Yesu ashimwe
ikintu rero bakuvuga hari ibihe tujya mu by'ukuri impamvu iri jambo ribe ryinshi ni ukugira ngo rero ejo haramutse ibintu bigeze uzabashe kubikomera mbese amina yesu kubera ibihe bigira izindi mbaraga ibihe bigira izindi mbaraga bishobora kugutesha ku murongo wari urimo mu kanya gato twakurebaga nk'umuntu ufite icyerekezo kizima ariko ibihe bishobora kuza bikagutwikira icyo twakubonamo twebwe nk'abantu bitura icyo kubera iki bagezweho kandi umuntu yagezweho ibihe nta muntu wabikura twebwe turareba cyangwa se tugasa niyo twase icyo Imana yakuvuzeho kitarareba Yesu ashimwe. Amina Yesu. Haleluya. 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 Nta kindi cyakuraho ibihe uretse kuba muri wowe wiyisiho umugambi w'Imana kuko byose bikunze Imana yakuremye ifiteho umugambi. Yesu ashimwe. Amina Yesu. Haleluya. 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 Hari igihe ujya mu buzima ukavuga ati ubu ntabwo iki Yesu ashimwe. Jana kujamii kuko ujimana jamani kali kusema hapa Yesu ashimwe. Ageze mu gihe cyo kuvuga ngo navukiye